Twongeye kubasuhuza inshuti zacu z'ikiganiro Menya Ukuri. Nk'uko bisanzwe ni Pastor Sylvester Nsengimana, abandi kumwe n'umuvugabutumwa Mwongerwa Goreti. Uyu munsi rero twagira amahirwe yo kongera kuza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko mbere y'uko dukomeza, reka dusabe Evangelist Goreti Mwongerwa adusengere dukomeza ivugabutumwa. Uwiteka mwami wacu Yesu Kristo, twagushimira guhora ku ngoma, twagushimira umwanya mwiza wongeye kuduha kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Ndagusaba kugira ngo umanuke uzubane natwe, wikorere muri twe ijambo ryawe utunyuzamo, nyaguhora ku ngoma rihindure benshi kandi rigirire umumaro abaryumva bose mu izina rya Yesu. Duhaye ikaze umwuka wawe wera kugira ngo yikorere muri twe, nze nizenyuze mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, ni umunsi Imana yaturemeye, ni umunsi twifuje yuko tuganira ijambo ry'Imana. Ndi kumwe na Evangelist tuganira kugira ngo turebe amagambo tuza kubona muri Bibiliya mu bice bitandukanye bya Bibiliya, kugira ngo tukuremo inyigisho noneho yadufasha twebwe tuvuga ubutumwa, ndetse yabafasha namwe. Turagenda rero tureba ingingo ku yindi, ariko inshuti muvandimwe, utega amatwi wumve aho ijambo rikubwira, aho rigukebura ukebuka, aho riguhana wihane, ndetse naho wumva wacitse intege. Ijambo ry'Imana burya akamaro karyo ni gukemura ikibazo kiba cyahabaye. Niba wacitse intege bitewe n'ibibazo, iryo jambo ry'Imana riraza kukuzamurira kwizera. Niba wihebye, riraza kuguha ibyiringiro. Niba ubabaye, riraguha umunezero. Niba wacitse intege, rirongera gusubizemo imbaraga. Rero nk'uko bisanzwe, dusanzwe tuvuga ubutumwa tugamije yuko abantu bamenya ukuri. Niyo mpamvu iki kiganiro kiba cyitwa Menya Ukuri. Kuki se tumenye ukuri? Hari igihe Satani aduhisha, akadupfukirana ahantu, akaduheza mu bujiji, ntitumenye ijambo ry'Imana. Benshi usanga bibera mu bintu byo kwiruka inyuma y'ubuhanuzi, ukabona gusa bariruka inyuma y'abahanuzi, bashaka ngo abantu bababwire iby'ubuzima bwabo, ariko ntibashaka ijambo ry'Imana ngo ijambo ry'Imana ribabwire uko bagomba kwitwara. Imana idufashe, idutabare. Niho usanga abantu benshi bagwa mu buyobe, kubera yuko ntibashaka gufata umwanya ngo basome ijambo ry'Imana, bumve icyo Imana ivugana nabo. Iyo dusenga tuba tubwira Imana, ariko iyo dusomye ijambo ry'Imana, Imana nayo ibivugana natwe. Aho tuba twatanye ikavuga iti, mwana wanjye, va muri izi nzira, jya muri iyo niyo nshingano zacu nk'abavugabutumwa, kugira ngo dutangaze ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, kugira ngo abantu batanye basubire mu murongo. Iyo niyo ntego y'iki kiganiro. Rero turagusaba kugira ngo yewe muntu utwumva, ujye utega amatwi wumve icyo Imana ivugana nawe. Uyu munsi rero dufite umutwe w'inyigisho uvuga ngo amahirwe azanwa no gukora iby'Imana ishaka. Amahirwe azanwa no gukora iby'Imana ishaka. Turabibona mu bice bitandukanye bya Bibiliya. Ahambere ni muri Zaburi igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Ahandi ni muri Yeremiya igice cya 17 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8. Ahandi hanyuma ni muri Zaburi 91 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 16. Turasaba rero Evangelist Goreti Mwongerwa adusomere muri ibyo bice, noneho tuze kugenda tuganira ingingo ku yindi, twumve Imana iravugana natwe iki. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira,
kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Imana ikugire neza mukozi w'Imana. Hano turabona ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Goreti Muhongerwa, aha hantu kuvuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, wowe urabyumva ute? Umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ni wa muntu witandukanya n'abagambirira ibibi byangwa n'Uwiteka Imana, ahubwo mu mutima we akagira kumaramariza gukora iby'Imana ishaka. Yabona abacura imigambi mibi, abacura inama mbi zo kugirira abandi nabi, abakitandukanya nabo, ntahagarare mu nzira yabo, ntagendere muri ibyo bibi bagambirira, ahubwo akabyanga urunuka. Ahandi haravuga ngo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Akenshi usanga nk'umuntu udashobora kumva icyo bishatse kuvuga, bisaba kugira ngo abakozi b'Imana, abavugabutumwa, abigisha b'ijambo dusobanura ibintu neza, ngo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Gusa bivuze yuko nitubona abantu bagenda tukaba tubonye abantu bakora ibibi, ni ukuvuga ngo tujye tubahunga, kandi twebwe dufite inshingano kugira ngo tugende tubabwirize ubutumwa. Ubwo se twavuga ngo ntiduhagarare no muri nzira yabo? Aho hantu bishatse kuvuga iki? Inzira zigendamo abantu b'abanyabyaha batari bakizwa tuzihorere, cyangwa se hari ikindi bishatse gusobanura? Pastor, icyo ijambo ry'Imana ritwigisha hano ni ukwitandukanya n'imirimo mibi yabo bakora. Ntabwo ari ukuvuga ngo turahunga abantu cyangwa ngo turabaha akato, ahubwo icyo duha akato ni ya mirimo yabo mibi, niyo twitandukanya nayo. Ni za ngeso zabo zibarimo, bya bikorwa bibi bakora nibyo twirinda, twebwe ntitubikore, ahubwo tukabayobora mu gukora ibyiza, tukaberera imbuto nziza. Ahandi hakavuga ngo ntiyicarane n'abakobanyi. Icya mbere, abakobanyi ni iki? Kwicarana n'abakobanyi bishatse kuvuga iki, Gorete? Abakobanyi ni abantu bicara banegurana bavuga abandi, nibo bakobanyi. N'iki ijambo ry'Imana ritubwira? Gukobana ni ukuvuga abandi ukabanegura. Hari abantu bagira iyo ngeso yo kwicara bavuga abandi, basebanya, ugasanga nta kindi kiganiro bagira, ahubwo ikiganiro cyabo kiba ari ukuvuga ku bandi, kiba ari ukujora abandi, babanegura, bavuga dore kanaka uko ameze, dore uko asa, arirata, aribona, ariko mwaramubonye buriya. Abantu bameze batyo rero, icyo kiganiro cy'abantu bameze batyo ntukicarane nabo. Imana iguhe umugisha. Amen. Ni ukuvuga ngo uyu muntu uhirwa rero ni umuntu icya mbere udakurikiza imigambi y'ababi. Amen. Yabona abantu bakora ibyaha, yabona abantu bakora ibibi, we ntabikore. Uwo nguwo aba yitandukanyije nabo. Ntabwo bivuze ngo twange bene wacu, ahubwo mu gihe batari bakizwa, mu gihe batari bagirirwa ubuntu ngo nawe bakira agakiza, imico mibi barimo ntidukwiriye kwikora. Dukwiriye kubabera urugero, dukwiriye kubabera umucyo. Turi bukuriya mugabo witwa Abraham, yitwaga Abraham, ariko Imana iramubwira ngo siga umuryango wanyu, usige bene wanyu, nkwereka aho ngiye kukujyana. Yashaka kumubwira ngo atandukane n'imico y'iwabo aho basengaga ibigirwamana, kuko yari azi yuko igiye kumutoranya ngo izamugire umuntu ukomeye. Ubivuze neza Pastor. Uyu muntu utagendera mu migambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi, mu mutima wahora yishimira amategeko y'Uwiteka. Niyamushimisha, anezezwa no gukora iby'Imana ishaka, anezezwa no kugenda uko Imana ishaka. Umunsi ku wundi aba yisuzuma akareba, ariko amagambo mvuga arahesha Imana icyubahiro. Ni umuntu ushyira mu gaciro, ntabwo ahubuka ngo apfe kurekura ijambo. Avuga ijambo yaritekerejeho,
akamenya ati iri jambo ngiye kuvuga riragira ngaruka ki ku baryumva cyangwa se Imana iraryumva iti. Ni umuntu rero uzirikana amategeko y'Imana bari mu mutima we, agendana amategeko y'Imana mu mutima we. Hanyuma noneho hano uwo muntu ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ngo ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Aho hantu uwo muntu umeze atyo, uwo muntu witandukanya n'ibibi, uwo muntu udashaka kubabaza Imana, uwo muntu ukora ibyo Imana ishaka, ndetse ubera urugero bene wabo, abaturanyi, abo bakorana ku kazi, abo bakorana bizinesi, urungano rwe akababera icyitegererezo. Niba uri urubyiruko ukabona urubyiruko ruritwara nabi, rwagiye mu biyobyabwenge, aho kugira ngo nawe ubyishoremo ukavuga uti nyamara muretse ibyo biyobyabwenge, muretse ako gakungu, mukakira umwami Yesu, Imana yabagira neza. Ubwo nguwo umuntu umeze atyo ngo ahwanye n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Bishatse kuvuga iki? Waduha izindi ngero zifatika, kuko ubu butumwa tuba tubwiriza abantu kugira ngo ahari bave mu mico mibi bajye mu nzira nziza, kuko turabona ingero nyinshi yaba ari muri iki gihugu cy'u Rwanda no mu bindi bihugu byo hanze. Niyo mpamvu tuba turi hano kugira ngo tuvuge ubutumwa. Waduha izindi ngero kugira ngo tumenye uko aba bantu twabafasha? Nk'uko ijambo itubwira ngo kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro, ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Uyu muntu uhoza amategeko y'Uwiteka ku mutima we, uyu muntu ugendana gukiranuka mu nzira ze zose, ibyo akora byose akabikora yigengesera, yirinda ikintu cyababaza Imana. Uyu muntu niyo haba ari mu makuba uzasanga aseka, niyo haba ari mu byago, yageze mu byago uzasanga agira abandi inama. Ntabwo ari wa muntu useka kuko ibintu byagenze neza, aho cyangwa ngo abe ari wa muntu ushobora gufasha abandi kuko yaguwe neza, kuko ameze neza. Ahubwo na cya gihe uyu muntu abonekwaho imbuto, na cya gihe ari mu kababaro no mu bibazo agaragarwaho imbuto, ugasanga arakomeza abandi kandi nawe afite ibibazo bimuremereye. Imana iguha umugisha. Uvuze ikintu gikomeye. Hari benshi bitiranya ibibazo by'umukozi w'Imana cyangwa umuntu w'Imana, bakabona umuntu w'Imana ukiranuka niwe mukene, niwe udafite akazi, niwe wenda waburaye, niwe wenda udafite amafaranga. Noneho bakitiranya ubukire, amafaranga, amahirwe, bakayitiranya no gukiranuka k'umuntu. Ariko hano biratwereka yuko nubwo uwo mukiranutsi yaca muri ibyo bihe by'amakuba, nubwo uwo mukiranutsi yabura amafaranga, nubwo uwo mukiranutsi nta kazi yaba afite, ibyo ntibyamukura mu gukiranuka kwe ngo abure kwera imbuto. Ndibuka umukozi w'Imana umwe, ntashatse kuvugira hano, ariko yampaye urugero rwiza. Hari ahantu yari yagiye gukora umurimo w'Imana, ariko aravuga ati kubera umurimo w'Imana ko ari wo nshyize imbere, mushiki wanjye ari muri morgue, nindangiza umurimo w'Imana, nindangiza umurimo wa data, ndajya gushyingura mushiki wanjye. Uko niko bimeze pastor. Umuntu ugendana amategeko y'Uwiteka muri we, akagendana gukora ibyo Imana ishaka muri we, abanza Imana imbere, ibye biza nyuma, kandi nta kintu na kimwe gituma akiranirwa. Niyo tufashe ruriya rugero dusoma muri Bibiliya rw'umuriya mugaragu w'Imana Yobo, yahuye n'ibimusharirira byinshi, ariko muri ibyo bibazo byose yahuye nabyo ngo ntabwo yigeze acumura. Noneho rero tubonye umukiranutsi hagati mu bibazo, tubonye umukiranutsi mu butayu. Iyo turebye ukuntu Abisirayeli bavuye muri kiriya gihugu cya Misiri, bagakurwayo n'ukuboko kw'Imana, ikabambutsa inyanja itukura, urabizi twarabisomye, bakagera ahantu bita mu butayu. Icyo gihe ubwo butayu bwababereye ikibazo gikomeye. Benshi baritotombye baravuga bati ariko ubundi nta mva zari ziri muri Egiputa kugira ngo mutuzane hano kwicwa n'inzara, kwicwa n'inyota. Baritotombye bagwa muri ubwo butayu. Abantu bageze mu gihugu cy'amasezerano ni abantu babiri, umuntu witwa Kalebu na Joshua. Yewe na Mose wakabaye agerayo nawe yagize umujinya. Abantu bitotombye
bwa butayu barimo baritotomba, nawe agira umujinya, bamutera gucumura, nawe ntiyagera mu gihugu cy'amasezerano. Urabivugaho iki? Urabyumva nyine, abo bantu babiri bikomeje kuwiteka Imana, bakikomeza ku kwizera Imana, ibyiringiro byabo bigashingira mu Mana, babonye amahirwe yo kugera muri cya gihugu cy'amasezerano. Ayo rero ni amahirwe. Hari amahirwe menshi abantu bakora iby'Imana ishaka babona, ariko ijambo ryatubwiye neza ko ababi batamera batyo. Ababi bo ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Icyo nakwifuriza wowe uduteze amatwi rero, ndakwifuriza kuba nk'uyu muntu waziritse amategeko y'Uwiteka Imana ku mutima we, uyagendana muri we, ugenda witondera iby'Imana ishaka, akaba ari byo akora, akitandukanya n'ibibi byose. Ubwo tuvuga ngo ababi bameze nk'umurama utumurwamo n'umuyaga, bameze nk'aba bandi bashiriye mu butayu bitotombeye Uwiteka, bavugaga ngo Imana ntacyo imaze. Bavuga bati Mose yatuzaniraga iki hano kutwicira mu butayu? Umukozi w'Imana we yagiye ku musozi wa Sinayi, yagiye gushaka Imana ngo Imana imuhe icyerekezo, Imana itutabare, itugire neza mu gihe twagize ibibazo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ese hari ubabaye nasenge, hari urwaye natumiza abakozi b'Imana bamusengere, ngo bamusige amavuta, ngo kandi ngo amasengesho yo kwizera azakiza wa murwayi mu gihe na bya byaha yakoze abyihane. Ariko uyu munsi turabona umuntu arahura n'ikibazo, aho kugira ngo ashake Imana, Imana ikemura ikibazo cye, akajya kugishakira ahandi. Aho kugira ngo urware, utumiza abakozi b'Imana bakurambikeho ibiganza bagusengere bakoresha ijambo ry'Imana, wowe urajya mu bapfumu n'abakonikoni. Abo ni bo Bibiliya ivuga, abo ngo bazatsindwa ku munsi w'amateka. Nk'uko bariya batiringiye Imana barimbukiye mu butayu ntibagere mu gihugu cy'amasezerano. Ariko ndakwifuriza wowe utwumva kugira ngo uharanire kugira ngo uzaragwe kiriya gihugu cy'amasezerano, aricyo gihugu cyo mu ijuru tujyamo. Hano rero turabona nanone Yeremiya, hano baravuga nanone ngo uku ni ko Uwiteka avuga, havumwe umuntu wiringira undi muntu, akishimira amaboko ye, mu mutima we akimura Uwiteka. None se muvandimwe, ko nzi yuko buri muntu agomba kugira inshuti y'amagara, umuntu agomba kugira uwo yabwira amabanga ye, umuntu yagira uwo ajya kuririra igihe yagize ibibazo, none ducike ku nshuti. Ahangaha birashaka kuvuga iki? Iki jambo ry'Imana rishaka kutwigisha ahangaha ngo ntitukiringire umuntu wavugana nawe, waganira nawe, ndetse ntibikuyeho ko wamugisha inama, ariko ntiwumve ibyiringiro byawe biri muri we, ntiwumve ko ubutabazi bwawe ari we buturukamo, ntiwumve ko ari we kamara, ahubwo wumve Imana ko ariyo ya mbere muri mwese, ariyo ibasha kugira icyo ikora. Niko kwiringira Uwiteka. None se bivuze yuko utazagenda ngo ubwire umugabo wawe ibibazo byawe niba umufite, kugira ngo wenda niba ufite akababaro ko mu mutima, none se niba wabuze amafaranga wenda yo kugura igitenge, niba umusatsi wawe ukeneye kujyana muri salo, bivuze yuko utagenda ngo ubwire umugabo wawe uti umugabo wanjye mwiza, niba hari amafaranga ufite mpange gukemura ikibazo mfite. Wavuga yuko wowe wamwihorera ukajya gushaka Imana, Imana akaba ari guha amafaranga, cyangwa uragenda ukamubwira ibibazo byawe? Bishatse kuvuga iki? Wamubwira ufite intego yo kuvuga ngo mwene data dufatanyirize hamwe dusengera iki cyifuzo, Imana igira icyo ikora. Ibyiringiro byawe ukumva ko biri mu Mana, ntubishyire ku mugabo wawe. Numve ko umugabo wawe ari uzakubeshaho, kuko umugabo wawe kuba ariho abeshejweho n'Imana. Umenye ngo ubuzima bwe bufitwe n'Imana. Iyo Mana ifite ubuzima bwanyu mwembi rero, iyo Mana iba afite mu kiganza cyayo, aba ariyo mwiringira, aba ariyo muhanga amaso. Ugize neza cyane. Bisobanuye yuko noneho Imana ikoresha uwo mugabo wawe gukemura ibibazo byawe cyane rwose, nk'uko umwana akemurirwa ibibazo na se cyangwa na nyina, ari Imana yamukoresheje. Erega pastor, twe turi ibikoresho bikoreshwa n'Imana, ariko Imana niyo yikorera muri twe. Imana itakoze wowe ntacyo wakora. Hariya biranyibutsa Zaburi 127 ngo uyu Uwiteka tubatse
inzu abubatsi bubakira ubusa. iyo Uwiteka atarinze umudugudu abarinzi barindira ubusa. bivuga ngo rero n'aba bantu baturindira umutekano n'Imana nayo ni irabarinda. n'Imana ibakoreramo, bariya ni ibikoresho by'Imana. ntabwo wakwiringira amaboko yabo, ntiwakwiringira ziriya mbunda zabo. Imana yo mu ijuru niyo ibakoreramo, niyo ibarinda nabo. ni ukuvuga ngo ni ibikoresho by'Imana. n'Imana ibiturinze ariko ukoreshejeho. Erega niko bimeze, kuko n'ijambo ry'Imana ribivuga neza ngo tugandukire abatuyobora, kuko ni abakozi b'Imana bashinzwe guhana inkozi z'ibibi. ni ibikoresho by'Imana muri iyi. tubonereho rero no kubwira abantu bica amategeko y'igihugu n'aba bandi basuzugura abayobozi, bamenye yuko aba bayobozi bashyizweho n'Imana. niba tuzi yuko aba ni abakozi b'Imana baba barashyizweho kugira ngo batuyobore muri iyi si, nk'uko twubaha abapasitori nabo tujye tubaho ko n'abakozi b'Imana, kuko iyo umusuzuguye Imana iramukoresha akaguhana cyane. kandi ndetse tubonereho no kubwira n'abo bayobora abantu nabo bajye bagira kwicisha bugufi mu mutima yabo. ntihazagire uwishyira hejuru yishingikirije ku cyo ari cyo. amenye ko abeshejweho n'Imana, amenye no kuba yuzuza inshingano ashinzwe, ko ari Imana ibimushoboza. kandi ahangaha harimo kuvuga ngo havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye, mu mutima we akimura Uwiteka. hano ese ntabwo tujya tubona abantu bavuga bati njyewe aka kazi impamvu nkariho nuko nize nkaminuza, aya mafaranga mfite nuko nzi gukora cyane. ese icyo kintu nticyaba kivuga ngo niba umuntu avuze ati njyewe ndi muri aka kazi kuko nize nkaminuza, ntiyaba arimo kuvuga yuko wa wundi utarize, wa wundi utaragize amahirwe yo kujya no mu ishuri, we mbese ntacyo avuze? cyangwa se kuvuga ngo njyewe nzi gukora cyane niyo mpamvu mfite ubu butunzi, aho ntibyaba bivuze ngo hariho abandi bantu batagize ayo mahirwe bameze nk'aho Imana yabaretse? pastor, abo bantu barahari, birata ubwenge bwabo, birata amaboko yabo, ariko ntabwo natinya kuvuga ko ari abapfapfa. baba bishuka. ubwenge tubuhabwa n'Imana, imbaraga tuzihabwa n'Imana, ibyo dukora byose kugira ngo bigende neza ni Imana idushoboza, kuko kuba turiho tubeshejweho nayo. Imana yakwatse ubuzima, ubwo bwibone bwawe ntibwaba bukigaragara, nawe ubwawe ntiwaba ukiriho. rero buri muntu wese uko yaba ameze kose, mu rwego arimo, agomba kumenya ko Imana iri hejuru ye. Imana ihabwe icyubahiro. uwo muntu rero umeze utyo ngo azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu. inkokore yo mu butayu ni agati kaba kari mu butayu, kumye kumagatanye, kabuze amazi, ngo kandi icyiza n'ikiza ntazakibona. abandi bakabona ibyiza, we agaheba ntabibone. ngo ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu, mu gihugu cy'ubukungu. Imana itubabarire, Imana itugirire neza, ntitukirata amaboko yacu, ntitukirata ubwenge bwacu, tujye tumenya ngo ibyo twaronse, ibyo twabonye twabihawe n'Imana. Imana itabiduhaye ntitwabibona. Imana itaguhaye ubuzima ntiwajya ku kazi. ubu se wajya ku kazi urwaye? ntibishoboka. ubu se watwara imodoka amaguru yacitse? ni ukuvuga ngo icyubahiro cyose ni cy'Uwiteka. nta cy'umuntu akwiye kwiratana uretse Uwiteka Imana ikugirire neza. bivuze ngo uyu muntu umera nk'iyi nkokore yo mu butayu, aba amera nk'inkokore yo mu butayu kuko yimuye Uwiteka mu mutima we. iyo wimuye Imana uba uri vide, nta kintu uba ufite muri wowe, ntacyo uba uri cyo, uruma nyine, uba umeze nk'inkokore yo mu butayu. niko bimeze. aha rero bakavuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi. Hano biragenda bikanyibutsa hariya mu gace ko mu Mutara, iyo ugiye hariya hafi n'umuvumba ugenda ubona biriya biti by'imikinga. biriya biti nubwo hava izuba rimeze rite bihora bitoshye, ariko wareba ahandi kure y'uwo mugezi hirya y'umuvumba usanga humye.
bivuze ngo umuntu nawe uri hafi y'Imana, uhora mu ijambo ry'Imana, uhora yizera Imana, uhora avuga ngo Imana nimubereye ibyiringiro, uravuga ati Imana itamfashije sinabaho, uwo nguwo ngo ahora ameze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyashoreye imizi mu mazi, ibibabi byacyo bihora bitoshye cyane, ngo ntikizatinya amapfa nacana, ngo ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Icyo rero, icyo giti giteye hafi y'umugezi cyashoreye imizi yacyo mu mazi, kigereranywa n'uwo muntu washoreye ibyiringiro bye mu Uwiteka Imana. Uwo muntu ahorana umunezero, uwo muntu ahorana ibyishimo, uwo muntu ahora yumva ko ibintu byose bishoboka kuko yizeye Uwiteka. Ariko tubivanye muri ibi bintu by'amateka, tukavuga tuti iyi Zaburi yanditswe wenda na Dawidi, uyu munsi wa none ibintu bifatika wowe ubwawe Goreti wabwira aba bantu bakumva, ukavuga uti ibi byanditswe na Dawidi, ariko njyewe nkanjye Goreti Evangelist nanjye ndabihamya bibiriho byambayeho, wabwira abantu bakumva gute kugira ngo nabo bahamirize yuko iyo Mana wizeye, iyo Mana wakurikiye, iyo Mana uvugira yakubeshejeho, wabahamiriza iki ukavuga uti ibi ngibi nanjye nabihagararaho? Ibi mbihagazeho, ndahamiriza Imana kuba ndiho mbayeho kubera Imana. Abantu dukunda kureba ku bifatika, tukabona ngo umuntu yagiye ku kazi afite umushahara ahembwa. Twese turabizi iyi korona yagize ingaruka ku bantu benshi. Tugiye kurangiza hafi umwaka abantu bari mu rugo, tutajya mu kazi. Kazi kanjye ntikaratangira, ariko sinishwe n'inzara, ndarya, ndanywa, ndambaye, kubera ya Mana nizeye, kubera ya Mana nikomejeho. Iyo Mana niyo imbeshejeho n'umuryango wanjye. Ese wizeye ko uzagasubiraho? Cyane, kandi mfite ibyiringiro cyane ko akazi kanjye kazongera kagatangira nkakora bikagenda neza. Ubwo rero ngo ntikizatinya igihe cy'amapfa. Ntikizatinya, ntikizita ku mapfa ku mwaka wacanye w'amapfa. Ni ukuvuga ngo ntabwo witaye niba coronavirus ihari, niba hari ibibazo biri kuri iyi si, nta muntu utabona iyi coronavirus. Pastor, abantu benshi baravugishijwe, bataye umutwe, bafite ubwoba, bafite impagarara, ndetse barimo baravuga ngo 2021 ngo yo izaba irenze kuri iyi ngiyi, kuri uyu mwaka wa 2020. Bafite ubwoba, bafite impagarara, ariko njye ndatuje nguwe neza kuko mfite ibyiringiro bishingiye ku Mana. Nizeye Imana, nta bwoba mfite, nzabaho 2020 ndayisoza, na 2021 nzayibamo neza, nyirangize ndetse mfate indi myaka. Imana iguha umugisha. Rero ayo ni amasezerano tubwira abantu b'Imana, abantu bizeye Imana. Abantu bizeye Imana bameze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ntigitinya apfa. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Ni wowe utwumva rero, nawe turagira ngo ugire ibyiringiro, umenye yuko Imana igukunda, uve mu byaha, witandukanye n'ababi, witandukanye n'ingeso mbi, ahubwo nukizwa ujye ugenda ubwiriza ubutumwa abo ngabo bakiri mu byaha nabo bagaruke mu nzira nziza. Niba bene wanyu abo muvukana baranze gukizwa, ujye ubasengera, uberera imbuto, za mbuto uberera nazo zizatuma bakira agakiza. Erega Pastor, iyo wakoze iby'Imana ishaka, ukagenda uko Imana ishaka, ukitondera amategeko yayo, Imana iragukunda. Nk'uko uhoza amategeko yayo ku mutima wawe, nayo niko iguhoza ku mutima. Hano iyo turebye iyi Zaburi ya 91 ariho tugiye no kurangiza 14 nicyo cyanditswe turi busorezeho. Haravuga duhereye kuri 14 turagera kuri wa 16, haravuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Kuko Imana wayikunze akaramata, ukayigira iya mbere, ukamaramariza kwitondera amategeko yayo, ukamaramariza gukora ibyo ishaka, ngo nikizagukiriza. Nuhura n'amakuba izagukiza, nuca mu byago Imana izagukiza muri byo, Imana izakurengera igutabara. 15 hakavuga ngo azanyambaza nanjye mwita
kwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago. Uzambaza Imana nugera mu bigukomereye ugasenga Imana, uzayihamagara ikwitabe igutabare. Ngo nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Haleluya. Umuntu rero witondera amategeko y'Uwiteka Imana afite n'isezerano ryo kurama. Ariko muri iyo zaburi ndifuza yuko tujya ku murongo wa mbere kuri iyo zaburi, uragenda ubona n'ibindi bintu tugenda dusoza, ureba ukuntu umuntu wiringiye Uwiteka ukuntu aba ameze. Ngewe nigeze kubona cyangwa namwe mujya mubona inkoko iyo yaturaze imishwi, utwo dushwi kuko tuba tudafite mbese uburinzi, ntabwo tuba twumva mbese iyo tutarinzwe na nyina ibisiga biraza bikadutwara. Ari kumwe na nyina nta mutekano ugeze neza, nta mutekano tuba dufite. Ariko kubera yuko uburinzi, umutekano wabwo bukesha mama wabwo cyangwa iriya nyina yatubyaye, ukabona iraje, wajya no gufata agashwi ikaza yenda kukugira nabi ikanabubundikira. Iyo urebye Zaburi ya 90 uhereye ku murongo wa mbere, ureba icyo gishushanyo cy'iyo nkoko ibundikiye utwo twana, nawe iyo wiringiye Uwiteka usanga nawe Imana ikubundikira. Bishatse kuvuga pastor ngo igihe twadushwi turi munsi y'amababa ya nyina watwo, niko tuba twumva dufite umutekano. Uko niko rero iyo kagashwi kagiye kure ya nyina, igisiga kiraza kikagatwara, kikaba gafite n'ubwoba. Niko bimeze n'umukristo uri mu Mana, winjiye mu Mana, ugendana n'Imana mu mutima we, ntabwo akangwa n'ibintu byose. Ngaho rero soma iyo Zaburi uhereye ku murongo wa mbere twumve ukuntu bimeze. Nawe muntu uri kure y'Imana, ugerageze uyigarukire, uyibe hafi, nawe ubone umutekano uva ku Mana. Haravuga Zaburi ya 91 duhereye ku murongo wa mbere, haravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Haleluya. Uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, uba mu bwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Nukomeza kuba mu Mana, ukaba mu byayo, ukitondera ibyo ishaka, akaba ari byo ugenderamo, akaba ari byo ukora, izakurinda amakuba yose, izakurinda ibyago byose, nta kibi kizakugeraho, nikinakugeraho izagutabara. Imana ikugirire neza. Nshuti bavandimwe, turimo gusoza kandi tuzakomeza tuganire namwe mu yindi episode. Ariko ntukarangize kumva ubutumwa udakoze subscribe, udasharinze cyangwa ngo usangize ubutumwa abandi. Kandi waba ufite ibitekerezo, wumva wafashijwe cyangwa ufite inyunganizi, ukatubwira uti ahangaha udutelefona cyangwa se utwandikire. Ndetse niba wumva ushaka gushyigikira uyu murimo w'Imana, rwose uhawe karibu, kuko umurimo w'Imana ni umurimo w'Imana, ntabwo ari umurimo wacu. Ntabwo tuba turi hano tuvuga ngo turakora umurimo wacu, ni umurimo w'Imana. Nawe ufite uburenganzira bwo gukora muri ubwo buryo butandukanye. Rero twari turi mu nyigisho ifite umutwe uvuga ngo amahirwe azanwa no gukora iby'Imana ishaka. Kora iby'Imana ishaka, va mu byaha, kiranuka, izera Imana. Ibyo ni by'Imana ishaka. Ahandi Imana nayo ifite ibyo yakora. Nukora iby'Imana ishaka, nayo Imana izakurinda, izaguhaza uburame, gira neza, izaguha ubuzima buzira umuze, izaguha gukiranuka kwayo, izaguha imigisha. Rero reka dusenge dusoza iki kiganiro, twongera dusaba umukozi w'Imana dusengere dusoza. Uwiteka Mana yacu, tugaha icyubahiro n'ishimwe ko dushoboje kuvuga ijambo ryawe. Mana isumba byose, twe tuvuze nk'abantu, ariko unyemerere umanuke nk'Imana, iri jambo urikomeze mu mitima y'abazaryumva bose, rizana impinduka nziza mu buzima bwabo. Uwiteka Imana isumba byose, buri muntu wese uzumva ubu butumwa azafata icyemezo cyiza cyo guharanira gukora ibyo ushaka, kugira ngo ya mahirwe wageneye abakora ibyo ushaka, Mana isumba byose, nawe azayabone. Uwiteka Imana, imitima yacu yite ku byawe,
kugira ngo nawe ubone uko wita ku byacu. Urakoze Nyaguhora ku ngoma. Sengeye umugisha buri muntu wese udukurikirana kuri iyi channel ya YouTube, abakunzi bose b'ikiganiro Menya Ukuri, mbasabiye umugisha uva ku Uwiteka Imana yacu, kandi ndabasabiye Uwiteka Imana isumba byose kugira ngo umunsi ku wundi ukomeze kubahishurira ukuri kw'ijambo ryawe. Mana isumba byose, batandukane n'ubuyobe bwa Satani, ahubwo bagendere mu nzira zawe, bakora ubushake bwawe. Kandi Nyaguhora ku ngoma Data wera, bakomeze gutegerezanya ibyiringiro cya gihe Kristo Yesu azaza kuzamura itorero, nabo bazabe barimo. Urakoze Uwiteka Imana ikomeye, mu izina rya Yesu, amen. Shalom. Amen. Inomero zacu rero za telefone ni 0786635996. nawe? Nomero yanjye ni 0782473245. Mugire ibihe byiza, muzagire Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2021. Amena. Amahoro ya Kristo akomeze kubana namwe.